bazi zifashe ko mama nawe ukonje muri no kuru twagira ngo nabintu ufite byo kutubwira abayigize shamba barira iki wabona ari nayo koko nabayeho ahubwo se gutubisugira wari ufite umu boyfriend mbariza tuvuge ku myanzuro wa mugani ariko dutinze ahubwo se mikiro Bateretwa ngiye ubu ngubu ikintu cyitwa urukundo wapi uko waba umeze kose waba uhetse banki waba uhetse imodoka zose z'i Kigali we manager wapi nta rukundo agushamwe mbona ngo ntabwo wamureka ubona banyine murabizi ni byinshi bigiye bitandukanye ukuntu abajama babazanye none ibyo ngibyo si bihagije nyine hari ukuntu ukunda n'umuntu ukibona ko yahindutse asigaye gutera umutwe asigaye kubabaza umva ngewe ndababwira bukira bugake gusa ikiremeye ntakibabwiye ahubwo se wera byagenze gute kugira ngo wongere ubisugi aho masikini mbase mwibwirire uri kuzana utwo ngutwo tworoshye mani uzi gukundana n'umujama uri kumva mugakundana urumva ari ubwa mbere ugiye mu rukundo ukamuha umutima wawe wose umva ibintu byose mukabikorana mukundana pe ubibona ko mukundana ejo agahubuka nk'iyagatera ukajya kumva hatenda umukobwa wabimubashije se akakurusha umujinya ngo njyewe ngo iki nkumva ngo wapi ngo iki he no akanga kubyemera nyuma noneho akazisubiraho akabyemera yamara kubyemera akavuga ngo ariko ngo ngiye ngo nkunda umwana ngo ntabwo nkunda mama ukunda umwana ntukunda mama we jama ukavuga okay naribe umwana n'umugisha n'iki noneho ukavuga ati buriya ntacyo ubwo mubabare yagiye kwisubiraho umujama ntahinduke urumva ngo avuga ngo ndaguhamagaye ngo kwa kundi ngo sheri ngo mamagara ngo ndyame ngo mu gitondo ngo aramusutu wose we akaguhamagara agira iki hari icyo gushakaho uri kwibaza bebe nta muntu utarahemukiwe nuko abantu bose batavuga story zabo umva ubwo nyine ibyo ngibyo tuba tubabwira bari udutonyanga nange mutubwire dia naho twebwe twariyakiye mana ni hatari mani cyeka mbabwire wari wakundana n'umuntu mani igihe nyine uri kumva tutangiye kubijyamo akagusiga mbese ngo byagenze bite mani umutipe yari inshuti yanjye tu nyine kwa kundi ufite umubesto ntabwo ari ubesto ngo byanjye byuba ariko nyine yari inshuti yanjye handi mani ambwira ibintu byose yaba yaterese umukobwa yaba umukobwa yamusuye byaba byagenze gute nyine akabimbwira umutipe baratandukana n'umukobwa araza aranireta ndangije ndambwira wapi tu ntabwo nakundanaga nyine byanjye biri nka nyine urabizi tu mani nyuma nyine akarira akagira ute agera aho none ajya kwiyahura ahagarara ahantu urumva aravuga ngo ntabwo asohoka mu modoka atarabona kiti gusinda ariko nyine hari n'igihe yamvugishaga nabyanga akajya kugira akajya kunywa mani tipa agahagarara hejuru akavuga ndasimbuka yajya kunywa akanga gutangwa ntabwo ntabonye kiti ukamucyura mani handi byanze kubera guhora arira abashuti banjye barambwira mani umuntu ugukunda nawe wamukunda kuko byazakuzana noneho ngo wowe nyine nyuma uzagira nawe umukundi jama ndamukunze tugenda tuvugana no kubera ari inshuti yanjye mani binzamo ndamukunda uzi nyuma se handi uba wamukunze mani arangije mbona nanjye agize utera mfashe telefoni mbona hari muri screen harimo undi mukobwa ndamubaza uyu ninde ngo nawe ngo ushyiremo ndamubwira ngo wapi si bigeze nyuma abatipe bakajya bambwira ngo twagushira ngo twamubonye ndavugana n'umuntu bakamuhamagara ahita ambwira ngo nyine ngo njya mutujama kugira ngo agire ute akundane n'uwo mukobwa uri muri screen abarandetse ariho nanjye ntangiye kumukunda ngahibaza nta muhungu wo kwizera ufite wandi ngo yakubwira ngo ndiyahura wapi atagenda yakure tumusingore shaketi rero nawe ndumva ibyo bitoroshye ndumva barahababaye erega abahungu bajya kumera kimwe reka mbabwire ahubwo wajya ubabyara n'ubu ni ukuri story reka mbabwire nanjye yanjye murumva n'undi zijya gusa rero ngiye reka mbanze mbabwire akantu buriya mu bintu byose bibaho abahungu nta muhungu ujya ukatira umukobwa ukakubwira ngo tu breaking up cyane umuhungu nyine atangira agufata nk'umwanda kugeza igihe wowe urambiwe ukamuvira mu buzima ukagenda
and then agasigara ku blaming avuga ko ari we wamukatiye kubera iki we warambiwe urijyana ntago bashobora gukatira umuntu ntibashobora kuvuga ngo tu breaking up ntago bishoboka iyo guhaze umva gufata nk'umwanda hamwe nawe bibona ubwo nimwirwe mujya kure y'ibyanjye nuko byagenze kwa kundi umuntu akujyana mu bintu nyine ubundi akenshi abatipe iyo baje kudutereta ntabwo ubu birimo cyane nibo badushyiramo kubikwinjizamo wenda ukagenda ureba uduco umubaza abantu kumva biramaca ukavuga ati reka mbyinjiremo cyane tuba tubyinjiyemo nyamuhungu turakundanye ubwo ndihuse umwaka urashize dutangira undi wa kabiri nyine twakundanye umwaka n'amezi ubwo byaje gupfira muri ayo mezi arenga ku mwaka twabanye neza buryo bushoboka muri ayo mezi rero yarenze ku mwaka reka mbabwire ibyambayeho mutega amatwi mwumve wagira ngo abahungu bababyaye nyina n'umwe ntago hahandi ugenda ubura attention y'umuntu ukabona umuntu umwanya waguhaga uragabanuka umunsi ku wundi ukabona umuntu arakubwira ngo akazi kandi yanagutereta ni indwara barwara bose agutereta akazi kari gahari yewe hari n'igihe kabaga ari kenshi kuruta muri iyo minsi ukibaza se biri kugenda gute ariko abahungu baraharara iyo aharaye nk'akabebi gashyashya muri iyo minsi sinzi ukuntu bameze mu mitwe yabo kukwibuka ashobora kuba kwibuka atanibagiwe ko yagukunze n'ibiki ariko kubera agaharara akagufatanya umwanya wawe ukaba muke kuyigabanya nyine agatangira kugufata nk'umwana sibyo nawe ugera ukijyana uko bimeze ngayo nguko nageze aho ndijyana ariko birababaza uzi nta kintu kibabaza umukobwa nko kudakatira umuhungu wowe ntashake kugutakaza akabikwereka ariko ntashake no kukureka kugumana ntabikeneye iyo ugeze kuri ya level yo kumukatira ubona ko bitagishobotse nibwo bikubabaza cyane biba byarakurenze kubera ko ubu uri kumukatira ariko ubona n'ubundi atakikwitayeho ni nkaho yakagukatira ariko ntibikunda ntabwo babivuga they treat you like a shit and you leave ubundi bakakubwira agatsero umva ngayo nguko inkuru yanjye turi gushima mu nkovu gusa nyine mani bigutera kuba strong sibyo se oya umuntu aragenda hakaza cyasukana bareka gusa wenda kakaya nuko nabandi dukeneye ariko nawo ubundi ubundi abantu baragenda wowe mana yanjye byandenze nyine tu sha babwije ukuri nyine tubyandenze ngewe nari nzi ko nyine ari njyenyine byaba byarabayeho ariko ndumva duhuje ibibazo ese ubundi kuki abahungu bafite iriya mitima imeze kuriya wagira ngo babyitsanwa ni ibinyamaswa ngo tubwire kwirirwa badukinisha nk'udupira badufata nk'ibipupe mana yanjye sinzi uko njye nabivuga uzi kuba umuhungu yitwa ngo murakundana mumaranye imyaka 2 imyaka 3 murakundana mani sometime nko mu mwaka wa 3 muri gukundana ukajya umuhamagara nk'inshuro 15 ari call wait man inshuro 15 ukazihamagara nakwitabe kandi ngo murakundana ariko ajya kubwira ni boss bavugana sometime akambwira ni inshuti zanjye ni mama n'abasista twiganye troncomen abo twiganye primaire nyine ugasanga nizo mpamvu ariko ubwo zidafite umurongo pe sibyo man ukibaza ese uyu muntu arankunda umuntu mamagana inshuro 15 ese ninde baba bari kuvugana shanyine ukabona araguhemukiye wowe ukajya kubona ukabona yapostinze profile umwisura mu na postinze uninshuti yanjye ya kera bari kumwe n'injoro bari gukora utuvideo basarishije sibyo ese karaga status washyizeho hariya bari abantu mwa muri kumwe rajoro n'abashuti banjye man ugasanga everyday ndabashuti nari mwe aragushira profile yiwe nari mwe aragushira status yiwe urumva man wajye kureba kugira ngo yerutse yagushyira status ntagire n'ijambo na rimwe yandikaho mu gihe ashyizeho abandi sibyo agahurutura amagambo agahurutura akavuga ibimurimo byose kandi akaza kakubwira ngo ndakunda ngo niwe nshaka man abaje baradukinisha niyo mpamvu man ukuntu batubabaza twakifatira ibyemezo sibyo
tukabareka nyine tukabivamo ibintu byo gukunda kuko n'ubundi nta keza kabyo duhora tubabara kandi ikintu cy'agaciro dufite mu buzima bwacu mbona ari imitima yacu pe nta n'umuntu ugomba kuyibabaza ngo atubabaze seriye baratubabaza pe njyewe n'ukuri kw'Imana ubu ni byinshi nakavuze mani noneho umuntu ukamwiha wese ukamukunda ari we wa mbere ukunze mani sinzi uko nabivuga sibyo birababaza abashu nyine twese turumva tutorohewe ahubwo icyo twakora ni iki icyo giswe abahungu pfa kuba yitwa ngo ni umuhungu nashaka umwana w'umusaza w'umusore no ubuzima bwacu ugomba gushyiraho icyapa kivuga ko nanzira dushyiraho akadomo umutima ku kazi njyewe tu no ku biryo sheri ntiwahagurutse uri kw'Imana mba ngukumbuye sana none se reka mubwire reba mise dukora 1 2 3 4 5 6 haguruka ushaka umwe w'ikibizo sibyo ariko jya uhaguruka numbona nyine ubone ko ubonye marayika w'umusore ubona n'iki se ko nkubona nkabona uri nyatsi nk'abandi bose ako sheri yobeye ko ngukunda urukundo se rwaririmbye izi nagusezeranye ko nzakubera umutaka uzabona barabidusezeranyije ubuse bari imvura z'imisumari zitunyagira batagaramye ntabwo uzi ko nagusezeranyije yuko nzakubera ishyiga mu gihe cy'imbeho ugatuza ukota ubwo urumva ko ari akantu gashyashya uvumbuye nta kintu kirimo uzi abantu batubwiye ibyo bintu batubwiye n'ibirenze bari hese mu bigori niho bari rero nawe genda mu bishanga vangaho kandi nakubwiye ko niyo ntavuga amaso n'amazi urukundo urabizi ndabigenda umva mbuze ikintu mubwira ahubwo vano winera icyugazi mva hejuru wamuhirimbiri igira yose nyine uzi ko ngufata nk'agasenda iyo nakoze nta peti mbaba iramva mu maso nta rukundo ngira nta nubwo nzongera kugira harabaye ni akabi wagweresha we nzongera ngubone hano urabona na nyirambo ibyo twavuga byashije kumira zibe zije kumunga imitima y'abantu ako ndabona mubitangiye urukundo ndarugendana na nyamagambo urukundo rugendana barutwara mu isakoshi mwe sheri uzi abantu batwise sheri n'ibirenze sheri baduhimbiye n'amagambo arenze sheri uraho bebe wahanyine ntabwo se tureba ko nari nakubuze waruri iki bacu siko umutima wanjye ari wahangayitse kumbura ifana njye mfitanye gahunda nawe what na gahunda twari dufitanye y'iki ubusa urabyibagije aka kanya ndabyibagiwe mana we basi ngwino ku ruhande si ibintu mwatwibagije ni wowe wakora ibyo cyangwa ndi kurota oya ni njyewe ubikoze noneho mu bantu bangana gutya sheri uri kunsebya kweli nicyo usanze turimo abantu bangana gutya abahungu twabafatira imyanzuro oya ndi kurota ntabwo wabikora oya ntabwo ari wowe uzi abantu batubwiye ibyo bintu none tuvuge ko nkatiye muri aba bantu bose ndagukatiye se nakundanye nawe subiramo ntabwo numvise ntabwo twarakundanye n'igihe cyose tumaze dukundana mbega nta byari bihari va hano va oya cyane ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe se wibangamira abantu uze kumvugisha ku ruhande ariko nta n'ibindi ntabwo bizi ko dukundana ntabyo uzi uyu se niwe ugiye kubinshinja ko dukundana urukundo se rubaho cyangwa urukundo rubaho cyangwa n'urukundo twabahaze ku ntabwo ari buryo mwende bushoboka banuriye cyangwa oya uragenda tuvana magana oya twabahaze ngwino tukane umuntu amagaze hejuru mani bantu mukiragenda genda ariko wajya unubaha twabarambiwe ku buryo bushoboka twaranabarambiwe nizere ko ariko ugiye gusiba nimero yanjye of course yes ahubwo isiba gihari isiba gihari I already did ntabwo uri bwicuze ntabwo ndi ntabwo wicuza twicuza sawa okay nta kibazo ubwo ngubwo go ahead agasoza uri muri abo nyatsi ubucama bw'iki gihe nibo wabonye ariko natinyutse karajana n'umutwe gusanga aho wagira ngo bari bumvishe turi kubivuga ko nta bwenge bagira ariko nababashye twako twakoze inama nyine ubona turi muri filime kuntu uri kuza bw'iki so bwihuruje wagira ngo turi amagambo s'amagambo ahubwo reka n'ubusigaye butaramenya ingamba zafashwe tububuroke niba uzi neza ko mufite utujama mu ni gahunda ni gahunda nta gahunda zabo muve hano twese twanabikoze ahubwo reka ko nta tuburoke kindi kintu kuboroka se gusa ari ukuba ngiye telefone nayitaye meze bite se sasa ninde bwo gufite gahunda mwebwe urumva nyine urumva byaciyemo dosiye yikoze urumva ngiye kujya muri Amerika ariko kuba najya muri Amerika
ndashaka gutwara umukobwa umwe nyine. Njyewe umwe wenyine cyangwa twese Nusu ushaka kumutwara mu buhe buryo? None se muri mwe sara udafite imyaka y'ubukure? njye noneho ndakabije Noneho ubundi ukuntu bigenda rero sibyo? Ahangaha nyine yo dosiye yakunze utwara umuntu umwe ushaka. Ariko narebye ndavuga ngo imyaka afite nanjye ntabwo byakunda, ngomba gushaka mu bakobwa tuziranye ngafata umwe tugaca mu murenge akitwa umugore wanjye kuko sishaka kuzashaka umugore w'umuzungu. uwo ni njyewe ahubwo njyewe ahubwo ni cyane tuziranye mbere nabisanga igihe kinini sinjyewe jure ntabwo ari wowe ni njyewe ntabwo wabimora Manu ntabwo tujya tuvugana akaba n'igihe batwara wowe bakurebamo ibicaro umva mwese mujya kuganira Manu urateguye nkubwire umva mfite amafaranga yo gukora umurenge Manu ikanzu ndayifite amafaranga y'umurenge oya njye mfite imyenda isafite umuntu amafaranga yo gukoresha buri kiriya kitu ugenda ayafite murabona yicaye he murabona yicaye aho yicaye ngwino nyicareho usore mu mutima wawe yicaye ngwino nyicareho ngewe ngwino hano kwa mwenye mwana ufite amafaranga murekere mbatubwire nahisemo. kwitegura nzabigura mbabwire uwo nahisemo. nta kibazo None se ko mwakatiye abahungu njye ndi umukobwa nje ndi nyogokuru nje ndi nyogosenge wanyu Zanye plan B ko bari hari brada wawe twakatiye njye turajyana nta brada wawe twanze njye nanasheni njye baro babwire mu bakobwa ibintu byose mwavugaga ahangaha nabyumvise. Ari we ubu ngubu rega hari uri kuzana imyanzuro ngo aho ngo tubange ubu hari ushaka kugira ngo apapureshe ari wundi mwagiye mumenye ubwenge bagafata imyanzuro muzasubirana. Ibintu mwavuze mwabisubiramo ko bibana nese mwumvise Amerika. Ubu wazana amandazi cyangwa se ibiraha ko mubikunda kubiho nimwava ku myanzuro mwafashe nagiye mufunga uko mutwe mukamenya ubwenge ntajije. Ubu murareba ikiza abahungu ni ibicucu n'ibigoryi njyewe. None se abahungu nabo tuzabicaze bavuga ibyo mwabakoreye cye ntabwo kugira ngo ntabwo mutuze uburumbo bwacu mwigize ubusire mudafite n'igihumbi cyo kugike niko nze mvuga amatike y'abahungu mwagiye murya n'imigere yose ereze tike ariko reka nkubaze wewe ntabwo mukonyine yaje gutereta ntabwo bazana ibintu by'imikino wavuze ngo iki? Ntabwo bagendaga baguhetse bakwambutsa umuhanda ubukwe bwarabaye se? Ntabwo basanze uri gusomana imbobo yitwa Uziye. Uri muraseka we vuga ibyawe vuga ibyawe by'inyamirambo bivuge. Ntabwo ndinjajwe ariko nabivuga. Wowe ntabwo umuhungu yagiye kwiyahura yinagaritse ku rusengero ntabwo twanze abahungu yari byagenze bitese. Ubundi uragenda bagakuramo inda